Reka nangire ngusuhuza cyane, nizere ko ukomeje kumererwa neza cyane aho uherereye ndetse n'ibyo urimo gukora byose nizere ko bikomeje kugenda neza cyane. Hanyuma reka nongere nguhe ikaze ku muyoboro mugari wacu wa YouTube channel How to Get Paid. Uyu munsi nje kukubwira update ngufitiye kuri Pocketfi Airdrop. Niba warakoze Pocketfi Airdrop, hari update nkuzaniye muziko aho duherukana ndi kukubwira kuri iyi project cyangwa se iyi Airdrop ya Pocketfi, nari ndi kukubwira uburyo bwa staking bari baduhaye. Rero biragaragara ko iyi Pocketfi Airdrop iri kwegereza nyine igihe cya TGE cyangwa se token generation event, cyangwa se mu buryo bwumvikana neza uburyo bwa listing. Ari cyo kintu twese tuba dutegereje nk'abamayina, kuko tuba dutegereje kubona profit. Gusa ariko uri kubona ko hashize amasaha 5 baduhaye iyi post bagira bati proof of humanity is life just in time for listing. Nkuko byumvikana, nabivuze n'aka kantu naragasoma nyine, nkuko byumvikana bari kwegereza cyagiye tuba dutegereje cya listing, aho tuba tumaze igihe kinini turi gukora task zitandukanye, turi kumayininga dukoresheje telefone zacu na connection yacu ya internet, turi kumayininga. Igihe rero kiba kiri kwegereza cyagiye tuba dutegereje cya listing, cyangwa se cyo gufata za token tuba twaramayininze tukaba twazigurisha tukabona amafaranga. Mbonereho no kuguha ikaze niba ari ubwa mbere ugeze hano ku murongo mugari wacu wa YouTube channel. Nitwa Dezo, nkora ibiganiro ndetse na video tutorials bikwereka uburyo wakoresha gukora amafaranga kuri internet. Rero kanda kuri subscribe, reba aho hasi kuri subscribe ko wakanzeho, kuko iyo wakanze kuri subscribe bituma ibiganiro dukora bikwereka uburyo wakoresha gukora amafaranga kuri internet bikugeraho mu bantu ba mbere, ndetse ukanabona ubumenyi tugenda tubagezaho, ibintu uba ukwiye kumenya mwisi ya cryptocurrency, ifaranga ridafatika ry'ikoranabuhanga, ifaranga ry'ikinyejana turimo. Urakaza neza rero mwisi ya digital. Uri kubona ko hano bakomeje bagira bati we just rolled out one of the biggest Pocketfi update, proof of humanity, with listing approaching. This is a crucial step in making our ecosystem cleaner, fair and stronger. Njyewe ariko nago njya mpfa kwizera ibintu byose abantu baba bagiye batangaza. Gusa wenda reka tujye kuri Telegram aho tumayiningira iyi Pocketfi. Uri kubona ko ni hano kuri Telegram ubu ukwiye kuza kujyuza buri masaha 6 ugakanda kuri claim, ukajyuza hano kuri task, ukaza hano kuri Pocketfi ugaclaiminga daily reward hano kuri daily boost. Uri kubona ko ku munsi wa mbere uza hano nyine kuri claim reward, nk'ubu mwanzo bari kumbwira nzagaruke ejo. Ku munsi wa mbere baguha switch token imwe, kuko Pocketfi Airdrop token yayo yitwa switch. Ku munsi wa kabiri baguha switch imwe, ku wa gatatu bakaguha 2, ku wa kane 3, ku wa gatanu 5, kugeza ku munsi wa 10 aho baguha switch token 55. Reka nkore close. Rero hano hari n'ibindi bintu wenda ukwiye ku exploringa. Ukaza no kuri wallet ukamakinga sure ko wa connectinzeho Tony wallet. Haryo ubwo nayiconnectinzeho guys, wasanga nayiriho. Reka nzi hano turebe. Oya, hano nagariho ho guconnecta wallet, ubwo iyi Pocketfi ndabona ifite wallet yayo guys. Ngewe rero bari kukwereka token na stakinze. Ego ni ibyo ngibyo. Wenda reka tuza hano kuri wallet. Okay, iyi Pocketfi ifite wallet yayo, ariko ushaka nawe guconnecta aho wallet yawe uza hano kuri iyi wallet. Unyura hano kuri wallet ukaza nanone hano kuri wallet. Uri kubona ko iyi niyo wallet address yanjye. Uri kubona ko hari wallet address ya Tony na connectinzeho yo kuri Tony wallet, hakaba n'iyi wallet address ya hano nyine, kuko uri kubona ko iyi Pocketfi ifite wallet yayo ubwayo. Uri kubona ko ifite deposit option, send and receive. Rero bishatse kuvuga ko dushobora kuza claimingira token zacu hano tukaba twazikorera send or receive. Gusa ariko nyine nkuko nanjye mbivuga, ntago ngewe njya mpfa kwizera ibintu biraho baba banditse. Gusa dore ko iyi project nubwo nayikugejejeho wenda kuko nabonaga ko ari
token izaba rated nk'uko nkora video tutorials zikwereka uburyo wakoresha ugakora amafaranga kuri internet nka kugezaho project mba mbona zizewe ko zizaba rated, akaba ari akazi kawe uba ukwiye gukora ugashyiramo imbaraga gukora nk'ibyo mba nakwetse kugira ngo uzabone ku mafaranga. Rero uba ukwiye kujya uza hano buri masaha 6 ugakanda kuri claim, uri kubona ko nkarayiminze switch token 8. Rero update dufite ni yihe gusa, ariko niba utarastekinze ukwiye gustakinga token zawe kuko nyine ntitegeko. Ukaza no kuri staking ugashyiramo hano umubare, urabanza nyine ugahitamo size umubare cyase na amezi angahe uzastakinga token zanjye, kuko na stakinze nyine. Ubwo niba utarastakinze waza kureba video nakoze, wenda ndaza kuyigusigira muri video description box. Uri kubona ko update nari mfitiye uyu munsi hano handitse ngo unverified account, nkuko nabitangiye mbikwereka kuri Twitter. Batubwiye bate bazanye update y'ingenzi ndetse update yegereza listing. Iyo update tasi iyo event bazanye ngo ni Proof of Humanity. Proof of Humanity murabimenyereye uburyo bwa donations project zo kuri Telegram zigenda zidusaba kuba twakora donations gusa, ariko hano nabonye ari $1 kereka niba ufiteho switch token nyinshi wenda urakora iriya task ya Proof of Humanity wishyure toni coin nyinshi. Reka tuzano kuri unverified account. Uri kubona ko bari kutubwira ngo Proof of Humanity iyo uje hano kuri verify via Tony Connect uba ugiye gukoresha wallet yo kuri Tony Kipa wa connectinzeho. Nuza hano kuri verify via Pocketfi uraba ugiye gukoresha ya address yo kuri Pocketfi nyine. Byumvikane ko niba ufite Tony coin kuri Tony Kipa uraza hano kuri verify via Tony, ariko niba warakoze deposit wenda reka mbikwereke hano, ngaruke hano kuri wallet. Niba waraje hano kuri wallet ukaza hano kuri deposit hano kuri balance ukaba ufiteho Tony coin $1 cyangwa $2 bitewe nayo bari kugusaba kugira ngo ukore iriya task ya Proof of Humanity, uraza nyine kuba ukoresha. Ubwo turagaruka hano kuri unverified, uraza kunyura hano kuri verify via Pocketfi wallet. Ni ibintu byumvikana gusa, ariko niba ufite Tony coin kuri Tony Kipa uraza kunyura hano verify via Tony Connect. Turi kubona ko basaba 0.45, ngiye bari kunsaba $1.14 gusa, ariko niba ufite switch token nyeya baragusaba na Tony coin nyeya. Niba ufite switch token nyinshi baragusaba toni nyinshi. Birumvikana hano bibari ibintu bya donations gusa, ariko murabimenyereye wenda ntago $1.14 ari ibintu byadanje ku buryo utakora neza umushinga uba waratangiye gusa, ariko nago ndi financial advisor iyo bigeze hano hantu. Nubwo nkora video tutorials zikwereka uburyo wakoresha gukora amafaranga kuri internet nta gishoro, ariko nabo baba bakeneye amafaranga, kuko kugira ngo bafate iyi mibare tuba twaramayininze bayishyire ku masoko, ayo masoko barayasorera, ayo masoko barayishyura zira exchanges listinga token kugira ngo izi token cyangwa si iyi mibare tuyitange tubona amafaranga. Hakenerwa liquidity, niyo mpamvu nabo baba bakeneye amafaranga. Hano naga ari igishoro, mujye mubyumva neza guys. Nago bari kunsaba gushora $1, nago ari nka bya bintu baba bari kugusaba, ari nka za platform ziza zikubwira ngo shyiramo $100 ngo buri munsi tuzajya tuguha $10 ngo mu gihe cy'umwaka ngo urumva ko uzaba wungutse. Oya guys, ibi ngibi ni donations, kuko nabo ibintu bakora baba bakeneye amafaranga, hari ibintu baba bakeneye ku developer gusa. Ariko iyi project ntago navuga ko iri verified cyane ku buryo wenda navuga ni gendo bikore ntuzayahomba, ushobora kuyahomba, I don't know, kuko iyi Pocketfi nta abantu begeze bayimentioningaho cyane, ntago yamamaye, iraho nyine iratuje nka ya project yitwa Vetas. Nayigereranya nka Vetas, nubwo Vetas nayo twayikoze wenda sinzi niba nayo yadusabye ibintu bya donations kuba, ariko
by the way iyo izindi project cyangwa se niyo nari nkubwiye Vetas n'izindi project zo kuri Telegram zo zagiye zidusaba donations ngo Telegram stars ngo nyinshi ngo toni yose ngo amadolari ngo 5 ngangaha, ariko hano uri kubona ko ni ibintu biri very simple. Gusa it's up to you niba uri bukore iyi task, niba utari buyikore ntago ndi financial advice. Akazi kanje ni ukukugezaho amakuru ariko ntago ngufatira umwanzuro, kuko iyo wungutse ntago ujya umamagara ngo umbwire ngo Dezo wamaye amakuru none nungutse reka nkugurire fanta. Iyo wungutse simba mari, niyo mpamvu niyo uhombye simba mari. Gusa ariko hano I don't know, try and fail but don't fail to try. Njewe nzabikora byanjye, icyo nari ndi gukora kwa kukugezaho update umenye amakuru ahari, kuko niba narakugejejeho update ntago mba nkwiye kukugezaho amakuru ibice mba nkwiye kukugezaho amakuru yuzuye. Uko niko kuri Kuzima. Ndagukunda cyane, kanda kuri subscribe tubonane mu bindi biganiro ndi kugutegurira. Imana ikurinde. Ciao ciao.